motivasiyo simubizi simuzi imyanzuro twafashe narabibabwiye kanongera mbibasubiriremo ngo studio ya mbere mu kintu cyitwa filime nyarwanda na Netflix ziricara zikiga ibyo bintu murabizi. X-Nation ku bufatanye noneho filime tuzanyije utazazindi zose mwagiye mubona igihe cyose twatangiriye turimo tubabwira ngo nkwe bona abandi bibaraguza nicyo gihe ni nako kanya ngo none amazimwe tuyace rimwe na rizima bintu binarangire binave mu nzira. Mwarebye filime nyinshi iyi ngiyi yo itameze nka za zindi. X-Nation in association with Gaheza Simba nje barabizi ariko dutangiye batubwira ngo intwaro zose zakoreshejwe muri iyi filime zakoreshejwemo kugira ngo ubutumwa bwari bugamije gutangwa butangwe naho ubundi nta muntu wigeze abibabarizwamo, ndetse n'intwaro zakoreshejwemo zari intwaro zitari izanyazo. Icyo kintu mubanze mugishyire ku mutima nyine mucyegereza umutima. Si nibyo byonyine barakubwira ngo nta dini cyangwa itorero runaka twari tugamije kugira gute gukomeretsa cyangwa twari tugambiriye twagize igipimo, ahubwo ibyo twakoresheje ni inkuru yo muri Bibiliya twakoresheje nka fondasiyo cyangwa se nk'ishingiro ryo kugira ngo filime yacu tuyikine, ariko nanone isa nkaho ishingiye kuri izo nkuru zo muri iyo Bibiliya. Rero nimba ari amakosa muri buze kubona muri iyi filime mutaza kugira ngo wenda twabikoze tubigamije cyangwa iki, oya ni ubumenyi budahagije dufite kuri Bibiliya, ndetse n'ayo makosa nimuramuka muyabonyemo mumenye ko tuyicuza ndetse tunayabasabira imbabazi, sicyo twe tugamije. Hari ikindi noneho ubu si twakwicara tukirira show tutangiye bakubwira ngo se wigeze wumva inkuru y'umugabo wo muri Bibiliya, umugabo wangaga abantu b'Imana cyane bikabije kugera igihe yatangiye kubahiga akanabica. Akeka abantu mujya musoma Bibiliya, abantu mwasomye Bibiliya, muzi umugabo watangiye ahiga abantu b'Imana ndetse anabica. Ikintu uwo mugabo yabahuraga nta kindi ni uko bavugaga izina ry'Imana gusa, kumva uvuga izina ry'Imana ahita kwica. Ushobora kwibaza ngo niki cyatuma umugabo akora ikintu nk'icyo? Ese utekereza ko ari ingano y'umujinya ungana gute yari afite mu mutima we? Dutangire hakuno dore icyo bita umupanga, dore icyo bita ijambiye kujojoba amaraso, ikiremve. Mahama we nta kindi usabwa. Ese niki cyatumye agirana ibibazo cyangwa se yifuza kujya ahita yica umuntu wese uvuga izina ry'Imana? We kora subscribe kuri YouTube channel, iyi filime ugiye kujibona kabiri mu cyumweru kuri X-Nation, nta handi zigera ica. Abo uzabona bapiratara ukuntu umuntu asigaye yijugunyira akantu nkabona bwa bucano bwa zambe babutangiye gushyiraho, ndabaripotinga mwese noneho nta n'imbabazi. Kubita strike ya danje dutangire hakuno unaba yashoye amafaranga uyu munsi. Hari abagabo benshi bameze nk'uwo mugabo, iyo barebye mu buzima bwabo baba bumva bameze nk'abatereranywe, ndetse bagatangira kumva bameze nk'aho Imana yabateye umugongo. Hakuno urebe umugabo maze kuca ibirenze ibyo noneho batangiye kujya bihakana n'izina ry'Imana mu ruhame, bakavuga ngo nimba iyo Mana yawe koko ibaho, iki cyatuma iyo Mana indeka nkakomeza kubabarira muri iyi si gutya? Ukaba hakuno bagatangira kuvuga ngo ese koko nimba Imana ibyo abahanuzi bamvuzeho ari byo koko, ayo magambo yabo azasohora ryari, cyangwa se ubwo buhanuzi bwabo buzasohora ryari? Kubera ko nkurikije uko mbibona nta na kimwe cyiza kingaragariza ko Imana inyitaho bya nyabyo habe na mba. Ugasanga niko abantu biganyura bavuga, ariko nimba hari ikintu kimwe bibagirwa ni iki ngiki: Imana ikora mu buryo bwayo, ntabwo Imana ikora mu buryo bw'abantu yabo, kandi igakora
izabikora mu gihe cyayo. Mu magambo make Imana niyo ibizi ngo dukeneye iki, turifuza iki, n'iki kidukwiriye akaba ari kiduha. Nawe ugenda ukavuga ngo Mana wampaye miliyoni, iguha 100,000 ukarara mu ndaya. Ubwo si yo miliyoni niyiguha uzarara he? Nyamara hari igihe muba muri kwirengagiza ibyanditswe mu Migani 19:21. Baravuga ngo mu mutima w'umuntu habamo imigambi myinshi, ariko imigambi y'Imana yonyine niyo ibigomba gusohora. Wowe ibyo watekereza byose, ibyo wakwigira byose, Imana niyo ikora ugushaka kwayo. Mama we, filime nuko tuyitangiye bayise ngo iki, ntago turarigeraho. Director w'ibihe byose bamwita Musosi cyangwa se Mr X, niwe director wa filime, niwe producer wa filime. Ariko mureke tubanze tunamukomera amashyi tuvuze no ku karu. DOP director of photography bamwita Kenny, uediting filime bamwita Franco. Hakuno filime tuyitangiye, tutangire hakuno umusore uri hano, umubiri we wose wuzuye ibikomere to, ari kujojoba amaraso ari kuva ikiremve. Hakuno akatubwira ati izina ryanjye banyita Jacques. Umve, uburibwe cyangwa se uburemere bw'agahinda mfite bumeze nk'aho bugiye kunguritsa umutima. Mugabo hakuno ari gutitira do, ari gutitira, ari kujojoba amaraso, yuzuye amaraso kirembe. Ati ndetse agahinda n'uburibwe mfite bimeze nk'aho bimpeza umwuka bikaniga, bikambuza guhumeka. Ariko impumuro y'amaraso nicyo kintu cyonyine gituma umubiri w'uroho yanjye tuza. Yakasani ati impumuro y'amaraso nicyo kintu cyonyine gituma roho yanjye tuza. Yego nibyo ndi muzima, ariko impamvu ndi muzima si uko mfite impamvu yo kubaho. Oya, nta nubwo ari uko mfite impamvu y'uko hari undi muntu mbereyeho. Nta wundi muntu mbereyeho. Oya, nta muti wanyiza ndetse nta n'urukingo rwantabara, kubera ko muri jyewe indani imbere muri njye nanjye ubwanjye ntabwo nshaka gukizwa. Umugabo ati ibyo mwigira byose, ayo mwibara gusa, ugende murwane nabyo mwenyine, njye ntabyo nshaka gukizwa, njye ntabyo nshaka. Dore umugabo ukuntu yabaye do, dore umugabo ukuntu ameze do. Yakasani mugabo isura yabaye umukara. Hakuno ari kunywa. Itekereza umugabo ufata ubugi bw'ikirahure cyamenetse akaba ari bwanyweraho. Yakasani mwarebye filime nyinshi, ariko iyi igiye guca amazimwe 2 mu cyumweru. Sezo ya mbere tube tuyisoje nko mu kwezi kumwe, dukomeze n'izindi. Tangire hakuno urebe aho nuye rero, bo banzi neza cyane. Umugabo tangire hakuno mu kabari, barabizi ubuzima bwanjye bumeze nk'aho ari urugamba ruhoramo amatiku atarangira. Hakuno barakwereka mu kabari uri gucuruza uko yagacuruje. Hakuno hari wamfungure waje hano gufasha iki wa mugabo we? Hakuno hari wamfunguriye. Kwa kuntu Imana iba yabahaye mujye mwibuka no gufasha abantu. Erega ubu mu bihumbi 70 ngabo wakore ku munsi umwe gutanga 1,000 ukagiha umuntu wa mama muhura shonje, ntago biba bitanze umugisha. Hakuno wamfunguriye, baramufunguriye. Ariko hari ikindi kintu kimwe umugabo aracyatubwira ngo ni Jacques. Ikintu kimwe nanga kuruta ibindi muri njye na kamere yanjye wese, wamfunguriye haje hakuno
rebe akomeza kwikorera akazi kaza gusaba hano. Umugabo aranamuhereza, umugabo nta rwango agira. Nanga umuntu utinyuka agatinyuka mu kanwa yagasohoka avuga izina ngo Imana. Nanga umuntu uvuga Imana mu kanwa ke ugasa numva umugabo hakuno. May God bless you. Imana igumugisha. Akivuga ngo Imana igumugisha muginga we, cyaguhaye amafaranga yanjye nakoreye nuzi naho nayavanye, utangiye kumbwira ngo Imana impumugisha niyo yayakoreye. Kinogire mwari bonye izina rya filime bayise Sawuli. Sawuli iyi ni episode ya kangahe? Episode ya mbere. Hakuno umva umugabo nicyo ukwihereye none nimba ari cyo guhaye ibi bintu Imana ibije mite nyine ni ukubera yuko Imana ariyo yabikoze kugira ngo zikore icyo. You feel no shame? Is that God allowed me to live in condition? Yamara Imana niba yaguhaye niba injibu umpaye wa mugabo. Ese abantu mwabaye iki? You feel no shame? Is nta n'isoni mwamufite? that God allowed me? Nimba Imana indeba meze gutyo nakomeza kuba muri zikundi si muri ubu buzima. God is here. Ese yo yaba ari Imana nyabaki? God save you for my love. Nayo Mana yawe nimba ihari nizi gutabara umujinya wanjye. And if you choose to not save me from here, Okay, Imana ishobora kuntabara kandi niridahitamo no kuntabara ikandika. release me. Ubwo nyine nuko nguko byari kugenda n'ubundi. Byiza cyane. See what your God is about to do for you. Gareka ndebe ko Imana igiye kugukorera ibiki gutabara ukivugisha ngo sinzi ngo Imana urabona genda kwereza ikajya gushimira Imana. Washimiye nge, washimiye Imana, washimiye nge urashimira Imana mu biki? Nge rero dufatanyije ibiceri mugabo hakuno do filime bahise ngo iki Sawuli cyo hakuno ku mugabo rebe cyo ku mugabo n'ikintu cy'ikinyundo sinzi ariko ku mutwe dodo mutwe nimwe azize iki? Azize kuvuga ngo Imana iguha umugisha. Urishobora ko uwo mugisha w'iyo Mana ngukeneye. Urangije hakuno yaramwishishinyagurira n'umurambo arabanza nasoma nimba ari guterekera nimba ari kugira gutora ikigori kiwe cyo bintu uba wivugishwa ngo Imana ikigabo cyamubwiye dore agasura kigabo kuntu izi episode ya mbere nababwiye iyi filime ni kabiri mu cyumweru. Mukore subscribe aho hasi, share, comment, none ndazishaka kubwica muduha n'igitekerezo cy'ibyo umuntu yahinduramo niki tuvuye twigarukira hakuno mu mashyamba. Kumbe hakuno hari uri kuririmba shenge avuga ati Yesu urankunda cyane, you love me too much. Hakuno ni umwana w'umukobwa uri mu ishyamba sa nkaho yaje mu mavuna, babyita amavuna harya Jesus. Oya nasubu ni mu butayu n'amashyamba mabona. Yaje mu butayu mu butayu ari ubwayo. You fight for me. Ati warandwaniriye 10 years. You be with imyaka myinshi. me. Hallelujah. Waramfashije pe haleluya. Lord, protect me. Kandi buriya mureke mbabwira akantu mwabantu mwe, nimba mwemera ko Imana ikora ibaho, mujye mwemera ko n'imbaraga za Sekibi zikora kandi zibaho. Hakuno nako Shemana yaje hano yarakijijwe, yaje gusenga umukobwa ni mu ishyamba. Oh, hallelujah. Haleluya. Kumbuka yivugishwa ngo haleluya n'ibiki mama we hari waje hakuno mu ishyamba uri kwivugishwa ngo haleluya ngo iki ngo sinzi ishyamba. Ibuka rero twabonye wanga kumva umuntu uvuga ngo Imana si Imana ni ibiki. Thank you, Lord. Warakoze Mana nyagasani. Hallelujah. Hakuno ari gusenga ibyo asenga sinzi ngo ni ibiki. Ati ndagushimira Yesu. Umwana w'umukobwa uri hano gusenga sinzi. Ujye musenga buriya
imbaraga z'amasengesho zirakora. Nababwiye ngo mwiyaprodingisha noneho ndabaripotinga n'amastrike nka miliyoni, dore ko mwamenyereye sha hakuno. Kumva ukora muri ibyo twaducano ntufunga nsike mfite wonke rukora muri YouTube. Uko rero ko nta kintu ndi kumva. Uri masenga cyangwa ni Yesu umanutse? Yesu ahisaza se? Yesu ahisaza ni Yesu umbonekeye cyangwa hakuno umukobwa do? Umukobwa ukora hano mu mashyamba sinzi n'ibice byose. Kumva ukora bayisengeshwa uri masamusatira do. Amina. Imasenga ariko. Haleluya. Haleluya. Senga, mujye musenga buriya amasengesho arakora. Haleluya. Amasengesho arakora. Oh. Amen. Haleluya. Ubundi bisobanuye ngo bibe bityo, sibyo na? Jesus, thank you so much. Hakuno ukora gusenga ari mu bice sinzi ariko nta kintu ndi kumva. Kintu herekare yumva sinzi. Umuntu abakishijwe afite umutima umenetse. Kumbe hari n'abandi dufite imitima yamenwe n'ibyaha. Iyanyu yamenwe n'agakiza, hari n'abafite imitima yamenwe n'ibyaha do. Kigabo cyaje hakuno kimwe twabonye cyinjira umuntu mu kabari. Uyu arimo arasenga kandi umugabo yanga umuntu uvuga ijambo Imana aramwanga, amwita nde? Jacques. Filime bahise Sawuli. Ujya kuri YouTube usacinga ibice byose. Kaba yaje hakuno dore ukuntu asatura isura do gasani arasaba josho bakuru hose. You can never fade me. We ntago wantera ubwoba. Jesus is my Lord. Yesu ni umwami wanje. He's my savior. Ndetse n'umutabazi wanje. Zibaho wa maheru. Ibyo byo kuza wivugishwa ngo Yesu ngo ni umwami n'umukiza, ibyo uzajya kubibwira inka mu mutara. Umva do, Yesu ni umwami wanje. He's my savior. Ndetse aranda abantu ziba ibyo uzibaka ski. To kubisa ikiremve, kubisa ikinure. No. Nimwe. Cyo kuza wivugishwa ngo Yesu ngo ibiki gasani kubisa ijambiye mu mutwe, agahanga arakasa, agahanga yarakashije. Aya abahagarara gutyo. Uyu mugabo sinzi ikintu yapfuye n'Imana gituma batavuga rumwe, batumvikana ku buryo no kukumva uvuga Imana gusa icyo ni icyaha kikwicisha. Aba yatavuga rumwe n'Imana nka kwa kundi ujya wumva ngo umuntu aba yatavuga rumwe n'ubutegetsi. Uyu nawe aba yatavuga rumwe n'Imana ntago babyumva kimwe kabisa. Hakuno do gusa umugabo nawe kwica abantu bisa nkaho bimusironda, do. Yamaze kwica abantu do shawe barashugunya hakurya. Ubwo ufite imbaraga ku buryo n'umuhora wujugunya ukagenda ukinjira mu giti cy'isubyo. Urabe do shawe igiti cy'isubyo gasani mfite ibintu by'ibibaraga hakuno ko yakisha umuntu, yishe umuntu ukijijwe. Kubera iki kandi? Mugabo abura amahoro. Nimba ari bya bindi bavuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha sinzi. Mugabo hakuno basakuza bitanga iki? Mugabo hakuno yarasakuje aribana manuka gutyo. Manutse gutyo. Imana buriya ntago umuntu w'Imana agenda gutyo gusa. No muri Bibiliya biranditse ngo nta mukiranutsi upfa. Iyo yari episode ya mbere. Ntimwibagirwe gukora subscribe. Ndaje ejo bundi umusibe ejo dukora na episode ya kabiri kuri YouTube channel. Kora subscribe, share, comment. Noneho hasi muri comment section nshaka ko duhurirayo muri kumbwira ikintu mubona twahindura n'icyo twakongeramo. Ciao bye bye. Tuzabonane kuri episode ikurikira.